abarwayi bashya 8 ba coronavirus aribo bagaragaye ku munsi w'ejo ku cyumweru mu Rwanda mu bipimo 1318 byafashwe mu masaha 24. Ibi byatumye umubare w'abanduye mu Rwanda ugera ku bantu 439. Muri 439 banduye, abagera kuri 290 barakize barasezererwa nyuma y'uko ku munsi w'ejo ku cyumweru hakize abagera kuri 7. Bivuze ko abakirwaye ari 147. Kuva iki cyorezo cyagera mu Rwanda tariki 14 Werurwe kimaze guhitana abantu 2. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abarwayi bashya babonetse ku munsi w'ejo ku cyumweru abagaragaye i Rusizi bashyizwe mu kato nabo bahuye nabo bahise bakurikiranwa. Abaturarwanda basabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza ya leta hitabwa cyane cyane ku gukaraba intoki kenshi kandi n'amazi n'isabune, kwambara udupfukamunwa mu gihe umuntu avuye mu rugo cyangwa ahuye n'abantu benshi mu nsisiro cyangwa atuye imiryango myinshi. Ibimenyetso bya coronavirus birimo inkorora, ibicurane, guhumeka bigoranye n'umuriro, ikaba yandura binyuze mu matembabuzi aturuka ku myanya y'ubuhumekero. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Rusizi niho dukomeje kwizigira. Yego, abaturage bo muri aka karere bafatiwe mu bikorwa byo kurenga ku mabwiriza yaguma mu rugo mu mujyi wa Rusizi. Baravuga ko bicuza amakosa bakoze, barasaba abagenzi babo kubahiriza amabwiriza yashyizweho yo gukumira icyorezo cya coronavirus kuko aribyo bizatuma iki cyorezo gyashywa muri aka karere. Aphrodisi Muhire ni mugenzi wacu uri Rusizi. Kare urumva nyine ntumvisha nyine byababaje kwirirwa amasanga naguricya nyine urumva ni ikibazo n'ubyumva ahubwo nawe tengere gusohoka. Kosa nakoze nuko nagiye mu nzira kandi bitemewe, ntabwo nubahereje gahunda yaguma mu rugo, twicuza cyane. N'abaturage basaga 30 dusanze mu kibuga cya stade ya Rusizi kandi nagakwiye kuba niryamiye. Bavuga ko bagejejwe aha kuri iyi stade kuri iki cyumweru ahagana 2 za mu gitondo nyuma yo gufatirwa mu mayira hirya no hino mu makaritsiye y'umujyi wa Rusizi barenze ku mabwiriza ya gahunda yaguma mu rugo uyu mujyi washyizwemo kuva ku wa 3. Ngo baricuza cyane ibyo bakoze kuko basanga ari amakosa, bakavuga ko nibasubizwa mu ngo zabo batazongera kurenga kuri ayo mabwiriza, ndetse ngo bazanakangurira abandi baturage kuyubahiriza nk'imwe mu ntwaro zo gutsinda icyorezo cya coronavirus. Ndicuza cyane. Hanse gukwirirwa nimbe itangiye kunkubita si ikibazo. Nikosa yo twarikosa. Nyine twarenze ku nshingano kandi bavuze ko ari ukuguma mu rugo, naringuye ahantu kureba udufaranga nkoresha. Bamfatira ku muhanda nyine niko kutuzana hano. Ni ukuvuga ngo tuva hano mu ngamba nuko baduhuguye, ni ukuguma mu rugo nyine tukareba ibi bintu bizaherera. Uburemere bwo burahari, njyewe sinarenganya abayobozi ku bwanjye ruhari. Kosa rirahari rikomeye kuko nasohotse ndenze ku mabwiriza. Buri wese ahari abyumve, bene wacu b'abaturage ni ukuguma mu rugo. Nzaguma mu rugo kandi nimbona n'umuntu ugiye gusohoka mbe mumushishikariza kuguma mu rugo. Batwigishije tukaba twumvisha agaciro ko kuguma mu rugo kandi twambaye agapfukamunwa tugakaraba akenshi ku munsi. Aba baturage baje basanga abandi basaga 200 bafatiwe mu mayira yo mu mujyi wa Rusizi no mu nkengero zawo ngo barenze ku mabwiriza yaguma mu rugo, bafashwe n'inzego zibishinzwe mu ijoro rishyira kuri iki cyumweru. Mu kiganiro na RBA, umuyobozi wa polisi mu ntara y'Uburengerazuba ACP Kaje Guhakwa Jean Claude yashimiye abaturage bubahiriza amabwiriza ndetse naguma mu rugo umujyi wa Rusizi urimo, ariko aburira n'abatayubahiriza kuko ngo bazajya babihanirwa. Muri rusange navuga yuko baraho bagerageza kubahiriza amategeko ni byiza, ariko nabo nibagira uruhare rwo kwigisha abagenzi babo bumvishe guma mu rugo ni ukuguma mu rugo. Ukagera cyo ukabona nk'umuntu arakubwiye ko agiye guhaha, wamubaza agafuka cyangwa se ikintu ari butwaremo ibyo agiye guhaha ugasanga ntagafite, cyangwa se ukagira icyo ukabona ni muguma mu rugo ariko ubona arashaka kuba yajya mu wundi murenge. Ni bake ariko harimo aho bigerageza, abo rero barafari bari buze gufatwa. Niba noneho ari aho dufatiye hanze batejutse ku nshingano nka nijoro, aho turabafata tukabashyira ahantu hamwe tukabigisha, ndetse turaza gufata n'ingamba zinakomeye. Tuyo tubafatira nko muri stade tunabararanemo kuko abananiye kwicara mu rugo kandi hari umutekano. Tubafate tubashyire nk'ahantu ku kibuga tubararane kuko niho bakunze kurara, niho babonye umutekano, aho kugira ngo bajye kwanduza abanyarwanda. Tubashyire nk'ahariya tubarare kugeza mu gitondo, tubavaneyo tubabwire tuti mugende amahoro. Kugeza ubu kuva ku wa mbere hatangazwa ko hari abantu 5 banduye coronavirus mu karere ka Rusizi. Nta munsi urashira hatabonetse abantu banduye icyo cyorezo ku buryo ngo bamaze kurenga 40.
inzego nyinshi harimo n'izo ku rwego rw'igihugu zahagurukiye gukurikirana aka karere, ari nako ubukangurambaga bukorwa kenshi kandi ahantu henshi, ku buryo n'indege zitagira abapilote za polisi y'igihugu nazo ziri kugaragara mu kirere cya Rusizi, aho ziri gutanga ubutumwa bwo kwirinda coronavirusi. Amavuriro yakirwamo abandi icyo cyorezo nayo yavuye kuri rimwe ubu amaze kuba 2, hakaba harongeyeho iriri mu mujyi wa Rusizi. Site zishyirwamo bari mu kato nazo ziri hirya no hino, ku buryo ubu ngo zibarirwamo abarenga 260. Aphrodis Muhire, Radio Rwanda, mu karere ka Rusizi. arakoze cyane Aphrodis Muhire. Impuguke mu iterambere na politiki zisanga imiyoborere ireba kure u Rwanda rufite ikomeje kuba umusemburo w'iterambere ryarwo no kurugoboka mu bihe bikomeye nk'ibyo igihugu kirimo byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Reka ibindi kuri ngo tubaze Divin wayo. Mu myaka 26 ishize u Rwanda rwashoye imari mu mishinga minini mu rwego rwo gutuma igihugu kibasha guhatana ku isoko mpuzamahanga. Nk'igihugu kidakora ku nyanja, kidafite umutungo kamere wo mu butaka, u Rwanda rwahisemo gushingira ubukungu bwarwo kuri serivisi by'umwihariko izishingiye ku bukerarugendo. Uko niko igitekerezo cyo kubaka Kigali Convention Center cyaje, umushinga wazanye impinduka zikomeye muri urwo rwego, nk'uko umuyobozi w'ishami ry'ubukerarugendo mu rugaga rw'abikorera PSF Frank Mugisha abivuga. nk'ahagana mu 2007 ngira ngo hari inama nini twigeze kugira yari ijyanye n'ubuzima ku bintu byo kurwanya sida. Ndibuka icyo gihe yari inama abantu batarenze 1000, ariko icyo gihe byaranatugoraga kugira ngo tubabone amacumbi, bagomba kwitabaza abantu bafite amazu n'ibindi. Ariko ubu ngubu nka ubuyobozi bwarebye kure, haza investment nk'iya convention center, aho usanga ubu ngubu dushobora kwakira inama zishobora kuba yanakwakira abantu bagera ku bihumbi 10. Kandi ubwo ni imyaka umuntu yabara imyaka 10 ishize, kugira ngo icyegeranyo ejo bundi cyagaragazaga cy'umuryango mpuzamahanga wakira inama cyitwa ICA cyadushyize ku mwanya wa 3 muri Afurika. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu Rwanda igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2019 warangiye urwego rwa serivisi rwihariye hafi 50% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, rukaba kugeza ubu rwaratanze akazi kubabarirwa mu bihumbi hafi 145. Mu yindi mishinga y'igihe kirambye u Rwanda rwashoyemo imari ni sosiyete itwara abagenzi n'ibicuruzwa mu ndege Rwanda. Kuri Dr. Murwanashyaka Amil, umwarimu muri kaminuza, ngo ibihe byo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 byongeye kwerekana ko Rwanda ari ikindi kimenyetso gishimangira imiyoborere ireba kure. Nk'urugero ubu ngubu muri COVID, iyo utaza kuzigira ngo zikore nka cargo, hari imiti ikenewe, hari byari kuza gute, bireba gufata nk'imiti yihutirwa kugira ngo ize n'amazi ijye ku cyambu cya Dar es Salaam cyangwa Mombasa, yaza kugera aho bimeze gute. Ngiye mbona ngiye mu ndege yatse ngo Rwanda Air itwawe n'abapilote b'abanyarwanda, abatekinisiye bo hasi n'abanyarwanda, abakora mu ndege n'abanyarwanda. Mwa icyayi cyo mu Rwanda, mba numva ndi proud, ifite passport yo mu Rwanda. Oh my god. Ikoranabuhanga kandi kugeza ubu rifatwa nk'urutirigongo rw'imitangire ya serivisi mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu n'abatuye isi. Uretse kureshya sosiyete z'itumanaho zashoye imari mu Rwanda, leta nayo ubwayo yashoye za miliyoni z'amadolari mu kubaka umuyoboro mugari wa internet broadband. Kuri Dr. Jean François Munyakayanza, impuguke mu burezi akaba n'umwarimu muri kaminuza, ngo impinduka irishoramari ryazanye zigaragara no mu bihe bikomeye. Ibintu ahuriyeho na Ndizeye Pascal, umushoramari mu ikoranabuhanga. Natwe gushoramo imari nuko leta yatekereje mbere ikavuga kugira ngo tuzane abashoramari yaba mu gihugu imbere n'abo hanze, nuko dushora imari mu kubaka umurongo wa internet wiyusi. Ikintu muri iyi minsi cyose gikorwa kuri internet. Turashimira leta yashoyemo imari, kuko nta kintu uyu munsi wakora kitarifitemo technology. Yaba ubuhinzi uzakenera technology, yaba transport nk'iyo tuvuga ubu dukoresha technology, yaba ubuvuzi uyu munsi ni technology. Muri rusange ari ufite telefone, ari ufite televiziyo, yewe na radio, byibuze simvuze ngo abana bariga nk'uko bakagombye kwiga, ariko ibyo byose bituma abana batagenda ngo usange barangariye mu bindi, kuko hari biriya biganiro byagiye bijyaho ku mateleviziyo, hari biriya biganiro bica ku maradiyo. Abasesengura ibijyanye n'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza basanga iyi mishinga n'indi irimo gucukura gazi metane, gukoresha drones mu buvuzi n'indi yose yaratanze umusanzu ukomeye mu kubaka u Rwanda rushya mu myaka 26.
mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 20 jenoside yakorewe abatutsi, perezida wa repubulika Paul Kagame yashimangiye ko kureba kure ari amwe mu mahitamo akomeye y'abanyarwanda. We chose to think big. Twahisemo kureba kure mu gihe abanyarwanda babohoraga igihugu cyacu barebaga kure. When Rwandans liberated our country, we were thinking big. Dushyiraho icyerekezo 2020 tukaniyemeza kugera ku ntego z'iterambere, twarebaga kure. Duhitamo guhindura u Rwanda igihugu kireshya kandi kibereye abashoramari, twarebaga kure. Dushora imari mu kubaka umuyoboro mugari wa internet ugera mu turere twacu twose uko ari 30, twarebaga kure. Gutanga umusanzu wacu mu bikorwa byo kubungabunga amahoro mu rwego rw'umuryango w'abibumbye n'Afurika yunze ubumwe, twarebaga kure. Turacyafite akazi gakomeye imbere yacu kurusha ako tumaze gukora, ariko abanyarwanda turiteguye. But Rwandans, we are ready. U Rwanda rufite intego yo kugira ubukungu buciriritse muri 2035 kandi rukaba rwabaye igihugu gikize muri 2050, ibintu byagerwaho mu gihe ubukungu bwaba bwihuta byibura ku kigero cy'10% buri mwaka. Biramutse bigenze bityo, no kuvuga ko buri mwaka umunyarwanda yazaba yinjiza asaga ibihumbi 12 by'amadolari, no kuvuga asaga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Divin Wayo, Radio Rwanda i Kigali. Turagushimiye cyane Divin Wayo. Hari abaturage basaga 500 baturiye umuhanda Huye Nyamagabe Kitabe, aba barasaba kwishyurwa amafaranga y'imitungo yabo yangijwe n'imirimo y'ikorwa ry'uyu muhanda. Aba baturage bavuga ko hashize imyaka isaga 2 bishyuza nyuma yo kubarirwa, ariko amaso ngo yaheze mu kirere, ibintu bavuga ko byabateje ubukene. Calixte Kabiruka yarabasuye. Uvuye aho imirimo yo kubaka umuhanda Huye Nyamagabe Kitabe yatangiriye kuri gare y'akarere ka Huye ukagera mu murenge wa Kitabe mu karere ka Nyamagabe, hari abaturage bawuturiye batari bake bavuga ko imirimo yo kubaka yageze ku musozo batishyuwe, imitungo yabo babariwe, bamwe muri bo barabariwe mu gihe abandi batarabarirwa kandi bigaragara ko basizwe mu manegeka. Inzu yarajegeraga igatigita n'amategura gasakambuka, ndetse hari n'ahagiye hasaduka, kandi bakatubwira ngo nitujye kureba ku makonte wahagera ugasanga nta mafaranga ahari. Aba ni bamwe mu babariwe imitungo yangijwe mu gihe cyo kubaka uyu muhanda, bavuga ko basiragiye ku karere igihe kirekire, ndetse rimwe na rimwe bakizezwa ko amafaranga yabo yamaze gushyirwa ku makonti, ariko bagatungurwa nuko ntayo basanzeho. Murabona ukuntu hano habaye n'imashini yazaga barimo bakora umuhanda. Bigaragara inzu nyinshi zegereye uyu muhanda zabariwe, zimwe muri zo zatangiye kugwa mu gihe izitaragwa zigaragaza ukwiyasa kudasanzwe, ku buryo mu gihe cy'imvura nyinshi yagwa itazisiga, nkuko turimo kubigaragarizwa n'umusaza Nzagibwami Evariste utuye mu murenge wa Kitabi wabariwe, ariko akaba yarategereje amafaranga agaheba. Ni ikibazo ahuje na Ndayisaba Jean Damascene ndetse na Nsabimana Emmanuel, bangirijwe amashyamba yabo yatemwe mu metero zegereye uyu muhanda. Mbere na mbere baraje barambarira, bamaze kumbarira bavuga yuko n'abandi kure y'umuhanda, bamaze kunyurayo, bamaze gutambuka, igihugu cyaraje kiratenguha kiramanuka. Kimaze kumanuka rero nashize mu manegeka. Turabarurirwa n'ingurane turazisinyira, ariko kuzibona kugeza ubu ntazo turabona. Bakavuga ngo nidutegereze ngo icyumweru, ukwezi, umwaka ugashira, kuva umuhanda watangira kuva twabarirwa nta mafaranga turabona, kandi ingurane twarazisinyiye. Uretse aba bavuga ko babariwe ibyabo byangiritse ndetse bikanahabwa agaciro, hari n'abandi bagaragaza ko batabariwe kandi barasenyewe n'imashini zitandukanye zakoreshejwe muri uyu muhanda. Sabikunze Damascene ndetse na Nyirangayaboshya Tasienne nta metero iri hagati y'inzu zabo naho imbago z'uyu muhanda ziri, baragaruka ku mbogamizi bahura nazo. Urabona n'umwana yasohotse gutya yahita ajya mu muhanda ako kamwanya, ni mu muhanda hagati, ntabwo ari kure. Twagize ingaruka z'amazi badushoyemo akadusanga mu nzu, tugira ingaruka zo kubegereje amazu, abana bagasohokera mu muhanda, n'amazu yagiye ajegera, mbega imashini zatigisaga inzu zikajegera amategura agasakambuka, andi mazu agasaduka. Aba baturage baravuga ko ukutishyurwa aya mafaranga yabo ibyabo byangijwe byabagizeho ingaruka zikomeye mu miryango yabo ziganjemo ubukene, mu gihe abandi basizwe mu manegeka ashobora gushyira mu kaga ubuzima bwabo. Nari mfite abana bari kwiga, mvuga nti ngiye kubona amafaranga, inzu yanjye isenyutse,
buri kintu natanga kugeza ubu ngubu ubukene buranyica kandi inzu yanjye yarangiritse. Nk'ishyamba ryanjye barimbuye ryari ishyamba rwose rigeze igihe ryamara nk'umwaka rigasarurwa. Ibyo biti byavuyeho ubu sinkirireba. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe bufite abaturage benshi babariwe mu ikorwa ry'uyu muhanda Huye Nyamagabe Kitabi ugereranyije n'abaturage bo mu karere ka Huye, buvuga ko iki kibazo cyamaze kurenga ubushobozi bwabo. Umubare w'inyandiko twanditse mubwire ku murongo wa telefone n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe w'Amahoro Bonaventure avuga ko ntacyo batakoze ngo bishyurize abaturage mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi mu Rwanda RTDA, ariko imyaka ikabishize isaga 2 nta gisubizo barahabwa. Umuntu amara imyaka 2 akurikirana ikibazo cy'abantu cyangwa nibura hari kese nzi neza zigaragaza ko abaturage ibintu byabo byangiritse. Hari ibyabazwe, hari itarabarwa, muri ibyo byose ndikubwira hari ibyabazwe, hari n'ibitarabazwe. Nta gisubizo. Urumva kiriya cy'umuhanda kuva hano Gasaka kugera mu Cyanika ku Kirombe, nta gisubizo. Cy'amabuye yagwiriye inzu z'abaturage cyangwa se yaziseye mu Cyanika, nta gisubizo. Ubwo turageraga mubwire kuko hashize iminsi ne yose tugerageza ngo twumve icyo ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwikorezi mu Rwanda RTDA buvuga kuri iki kibazo, ariko bwanze kugira icyo butangaza. Uretse n'iki kibazo cy'abaturage batarishyurwa ku byabo byangijwe n'imirimo yo kubaka umuhanda Huye Nyamagabe Kitabi, ubuyobozi bw'akarere ka Nyamagabe kandi buvuga ko bwugarijwe bikomeye n'indi myenda RTDA ibirimo abaturage bangirijwe imitungo ku muhanda Nyamagabe Murambi basaga 300 bose, ndetse n'abandi bamaze gusenyerwa n'ahacukurwa amabuye mu murenge wa Cyanika arimo kwifashishwa mu iyubakwa ry'indi mihanda. Uyu muhanda Huye Nyamagabe Kitabi waguwe ku burebure bwa kilometero 53, biteganijwe ko uzatwara asaga miliyari 22 z'amafaranga y'u Rwanda. Calixte Kaberuka, Radio Rwanda, mu karere ka Nyamagabe.